Turabakiriye mu izina rya Yesu, turabaha ikaze mu bihe byiza by'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha aho uri hose. Amazina ni Salvatore Efta, kandi nizera ko Imana itugirira neza. Reka dusenge Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Mana, ndagushimiye kandi ndaguhaye icyubahiro kubw'umwanya mwiza uduhaye w'ijambo ryawe muri kino gihe Mwami. Nibihe byo guhemburwa, nibihe byo guhagurutswa nawe, nibihe by'ububyutse kandi nibihe by'imbaraga zawe. Uyu mwanya turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Reka rigire umuntu rihembura, rigire ikintu rikora mu buzima bw'umuntu dukurikira aka kanya mu izina rya Kristo Yesu. Reka Umwuka Wera akoreshe iri jambo mu buzima bwacu Mwami. Uyu mwanya icyubahiro ni icyawe. Umwuka Wera ukomeze guhishura byinshi, uhishura umuntu nkurikiye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dukomeze kwaguka no kuzura imbaraga za muri ibi bihe. Ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Amen. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza mwese turi kumwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turashimira Imana kubera ko ari Imana nziza kandi ari umubyeyi ihora yiteguye kudusanganira no kudusubiza ibyo umwanzi yatunyaze. Imana iteka ryose ihora ishaka kudusubiza ibihe by'ububyutse muri twe, ibihe byo guhembuka, ibihe byo kongera guhaguruka no kuzura imbaraga z'Imana. Birashoboka udukurikiye ko uyu munsi Imana yakongera ikakuzuza imbaraga, Imana ikongera ikaguhagurutsa, Imana ikongera ikakora ikintu gisha mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Rero Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana hamwe, hanyuma tuganire n'ibihe by'ububyutse. Tuzaza kuba tuganira ku mutwe w'amagambo uvuga ngo guhagurutswa n'Imana, kongera guhagurutswa n'Imana, cyangwa se tuvuge ngo guhagurutswa ubundi busha. Haleluya. Imana ikongera ikagufata ukuboko ikagusubiza mu bihe byawe umwanzi yakunyaze, ibihe by'umunezero umwanzi yakwibye, Imana ikabigusubiza. N'umugambi w'Imana ngo tube mu bihe byo gusabana nayo. Iyo dusabana n'Imana tuba turi mu bihe by'ububyutse. Iyo turi mu bihe by'ububyutse tuba turi mu bihe bihembutse, bihe bifite ubuzima. Haleluya. So Imana rero ibahe umugisha. Kadusomere hamwe ijambo ry'Imana muri Zaburi 137 umurongo, dusome umurongo waho wa mbere n'uwa gatatu, hama dukomeze mu izina rya Yesu Nazareti. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse i Siyoni, ku biti bimera iruhande rw'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumanitseho inanga zacu, kuko abatujanyeho iminyago badushakiragaho indirimbo aho hantu. Abatunyaze badushakagaho ibyishimo, bati nimuturirimbire ku ndirimbo z'i Siyoni. Amen. Haleluya. Bibiliya itubwiye ngo Abisirayeli hano bicaraga ku migezi, noneho bakibuka ibihe byabo n'Imana, ngo bakarira. Barizwa n'iki? Bibutse ibihe byabo n'Imana. Ngo bicaraga aho kuri iyo migezi i Babuloni barajyanwe mu minyago, bakarira cyane. Icyabarizaga si kindi, bibukaga ibihe bagiranye n'Imana, ariko icyo gihe batari bafite, noneho bikabatera kurira. Ku murongo wa gatatu bavuze ngo abatujanyeho iminyago. Amen. Ngo badushakagaho indirimbo n'ibyishimo, ngo barababwira ngo noneho nimuririmbe za ndirimbo z'iwanyu z'i Siyoni. Nabo bakibaza ngo twaririmba dute? Indirimbo z'Imana yacu, indirimbo z'Uwiteka, kandi turi mu mahanga, turi i Babuloni, turi mu bunyage. Haleluya. Ndakunda ikintu Abisirayeli bakoze hano hantu, kuba barafashe inanga zabo bakazimanika. Haleluya. Ndashaka hano munyumve neza impamvu bazimanitse. Banze kuririmbira indirimbo z'Imana ngo baziririmbire mu mahanga. Haleluya. Ubu turiko turaganira ijambo rivuga ngo guhagurutswa n'Imana, kongera gusubizwa ibihe n'Imana, gusubizwa ibihe by'ububyutse n'Umwuka Wera mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Noneho bahitamo kumanika inanga zabo.
ahubwo bararira, bereka Imana agahinda bafite mu mutima. Baravuga ngo Mana, ntitwashobora kuririmba izi ndirimbo mu mahanga. Kubera iki? Nuko indirimbo zabo zari indirimbo zo kuramya Imana yabo. Imana ya Isirayeli yari Imana iruta izindi mana zo mu mahanga yose. Ntabwo byumvikana ukuntu bari gufata indirimbo z'amashimwe y'Imana yabo ngo baziririmbire imbere y'ibigirwamana byabo. Amen. Aha niho rero bavuga ano magambo. Baravuga ngo inanga zacu twe twarazimanitse mu biti. Kubera iki? Bari barahishuriwe, baramenya ngo abantu batujyanyeho iminyago, ikintu badushakira, bashaka kutunyaga ibyishimo n'indirimbo z'Imana yacu. Haleluya, haleluya. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi yenda dusomye Abisirayeli, ariko reka tuvugeho ku buzima bwacu. Twebwe abantu Imana yagiriye neza ikaduha agakiza, ikaduha ubuzima bwacu. Haleluya. Mwibuke turi kuvuga kongera guhagurutswa n'Imana cyangwa kongera kuba mu bihe by'ububyutse. Impamvu mubona muri no minsi tutariko turabona ibihe by'ububyutse nuko abantu bajanywe i Babuloni mu mahanga na Satani, cyangwa reka mvuge ngo bajanywe mu ntege nke, bajanywe mu byaha, bajanywe mu busambanyi, bajanywe mu bujura, ariko bagakomeza baririmba indirimbo z'Imana yabo kandi bari mu mahanga i Babuloni. Biratangaje cyane kubona umuntu yaririmba, yabyina, yahimbaza, agatanga amaturo kandi abizi neza ko ari kuririmbira ku byaha. Avuga ati nubwo ndiko ndaririmba ariko umuntu tukora n'umurimo w'Imana ndamwanga, uyu muntu ndamwanga. Avuga ati ariko uyu muntu yarampemukiye, cyangwa se abizi ngo mfite randevu yo gukora icyaha, ariko akabyina, akaririmba Mana wangiriye neza, akabyina. Ni igitangaza. Iki nicyo kibazo gitumye mu iminsi tutabona ibihe byo guhemburwa no guhagurutswa n'Imana, no gusubizwa imbaraga, no gusubizwa umunezero w'agakiza mu buzima bwawe. Amen. Baravuga ngo abantu batuja, barahishuriwe Abisirayeli, baramenya ngo abantu batujyanyeho iminyago, ikintu badushaka ni indirimbo n'amashimwe. Reka mbabwire igitangaza gikomeye, umugabane ukomeye Imana itanga ni indirimbo zo mu mutima, cyangwa se ni amahoro yo mu mutima, ni umunezero. Imana iha abantu bayimenye, Imana ikabasukira umunezero, ikabatembeshaho umunezero, bakanezerwa, bakabona guhimbaza Imana. Abisirayeli barahishurwa, baramenya ngo umwanzi wacu yifuza kutunyaga, kandi icyo yifuza kutunyaga ni amashimwe. Nta mpamvu yo kubyina tugahimbariza ku byaha no ku bindi kandi tubizi neza ko twacumwe. Bavandimwe, iki nicyo gitumye ububyutse butariko buraboneka, cyangwa se bya bihe byawe mu rugo rwawe, za ndirimbo, cya gicaniro cya nimugoroba mbere uko muryama, ibuka cya gicaniro. Haleluya. Ibuka bya bihe byo gusenga, ibuka kwa gutinya icyaha wagira mu buzima bwawe, ibuka wa mutima wo gukunda Imana. Haleluya. Uwo mutima nuwibuka, nawe uzamenya ngo aho ngeze ngomba gutakira Imana, nkavuga ngo Mana ongera unsubize bya bihe, ongera unsubize ya ndirimbo, ongera unsubize ya mahoro. Imana izabikora mu buzima bwawe. Haleluya. Reka dusome ku murongo waho wa 4. Bibiliya ivuga ngo twaririmba duti indirimbo y'Uwiteka mu mahanga. Nawe wibaza ikibazo, navuga ubutumwa gute kandi ndabizi ko ndi kugambana, ndi gukora ibyaha? Navuga ubutumwa gute ndabizi ko ndi gukora amanyanga? None ku murongo karavuga ngo twaririmba duti indirimbo, bagira icyifuzo cyiza cyangwa kugambira kutavuga ngo Yerusalemu ni nkwibagiwe, kuboko kwanje kunaniwe gukora. Dufite abantu bibagiwe ibihe byabo n'Imana, ariko amaboko yabo agakomeza gukora, bagakomeza bakavuga ubutumwa nk'uko twari tuzi babivuga, bagakomeza bakaririmba nk'uko twari tuzi babivuga, bagakomeza bagacuranga. Ariko ravuga ngo ninkwibagirwa yewe Yerusalemu, ninkwibagirwa, nkuko bavuga ngo Mana ninibagirwa bya bihe byanje byo gusabana na, ninibagirwa byo kwihana, gusaba imbabazi bene data, ntacyo byaba bimara ibyo naba ndiko ndakora byose. Niki cyakunyaza ibihe byawe n'Imana? Ni inyigisho z'ubuyobe, ni ugushidikanya mu buzima,
n'ibihe by'intege nke, n'ibihe byatumye uba bize, nibyo byaba byarakunyaze. Wongera uhagarare wibwire ngo mbese ni gute nabaho nibagiwe ibihe byanjye n'Imana? Ni gute nabaho nibagiwe? Haleluya! Iyi si ntidushobora kuyitsinda n'amagambo yacu, ntidushobora gutsinda isi na experience y'ubuzima busanzwe, ntidushobora gutsinda isi n'ubumenyi busanzwe. Ahubwo igituma dutsinda isi ni ubusabane bwacu n'Imana. Igituma nimvuga gutsinda isi, wumve gutsinda kamere, gutsinda icyaha. Usanga umuntu iyo akijijwe hari bagirana n'Imana atinya icyaha, atinya kwiyanduza. Ariko iyo abanzi bamaze kumunyaga atangira no kumenyera ibintu by'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubona umuntu Imana yari yarabikije ubutware bukomeye, tubona umuntu Imana yari yarahaye imbaraga nyinshi. Iyo dusomye mu Bacamanza 16 tubona Samusoni. Haleluya! Tukabona gusoza kwe, utangiriye mu bice byawo 13 utangira kubona kuvuka kwa Samusoni. Noneho bagera mu bice byawo 16 aha niho tuza gusanga gupfa kwe. Amen. Noneho hari umurongo umwe tubona iyo dusomye, noneho Samusoni byamuca kubera ko umwanzi yari yaramunyaze ibihe bye n'Imana. Amaze kumunyaga ibihe bye n'Imana, Abafilisitiya bamunogora amaso. Bamaze kumuvanamwo amaso tumubona, haleluya, apfana n'abanzi be. No kuvuga iki? Umwanzi yamunyaze bya bihe bye by'ubutware. Yari umuntu yari afite authority ikomeye, yari umuntu yageraga mu Bafilisitiya. Bibiliya tubwira ngo yigeze kwicisha akasaya k'indogobe abantu 1000. Haleluya! Bibiliya ayageze irehe, areba ubwinshi bw'abantu bamushaka bashaka kumugira nabi. Haleluya! Ibuka nawe hari ibihe wajya ugeramo ugahura n'ibitero bikomeye mu buzima bwawe, ariko kuko wari mu bihe by'ububyutse ugahagarara ugapfukama ugahamagara Imana, ukabwira Imana ngo Mana, dore ibihe bikomeye mu rugo rwanje, dore ibihe bikomeye mu kazi kanje, dore ibihe bikomeye mu itorero, dore intambara mu itorero. Ugahamagara Imana ikaza ikagwana intambara zigakugwaho. Ariko uyu munsi niko bimeze. Simbizi niba wibaza ikibazo, niko bimeze. Ushaka kuba uri kurankurikira, ibaze nawe iki kibazo. Uyu munsi uracyari muri bya bihe byo kugira ikibazo ukamenya ko igisubizo cya mbere ahantu cyava ari ku mavi. Uracyari muri bya byo kugira ikibazo ukamenya ko ahantu hari igisubizo hambere yo guhamagara Imana. Uracyari muri bya, cyangwa nawe uri muri bya bihe byo gushidikanyaho uvuga nta mpamvu yo gusenga, Yesu yarabirangije. Nibyo, ariko Yesu yaravuze ngo musenge ubudasiba, yaravuze ngo mutitirize. Yakiriye umugani abantu ababwira ku by'umucamanza utubahaga Imana, ashaka kubigisha gusenga ubudasiba, guhora basenga bashaka Imana. Ubu byutse rero ikintu kibuzana ni ukumenya ibihuri, mukavuga ngo uzi ko namaze kunyagwa, namaze gutwawa, ndi kure y'Imana. Ariko hari umwanzi wanyaze ibihe n'Imana, ukongera guhaguruka babwira Imana ngo Ma, ongera umpe ibihe bya, ongera usubize ibihe bya. Amen. Iyo dusomye ariya mu Bacamanza dusanga Samusoni bamunogoye amaso. Bamaze kumunogora amaso, iherezo rye arapfa. Amaze no gupfa apfana n'abanzi be, kandi we yari afite imbaraga zo kwica abanzi be. Icyo nicyo Satani ashakira ubuzima bwacu. Arashaka kutwiba, namara kutwiba tuzapfane nawe, tuzarimbukane nawe, kubera ko igihano cyo kurimbuka ntabwo ari cy'abantu, ni cya Satani n'abadayimoni bagomeye Imana. Ariko icyo Satani ashaka ni iki? Arashaka ko tuzapfana nawe. Samusoni yarimbukanye n'Abafilisitiya, nubwo yatazavuga ngo ngiye guhorera amaso yanjye, ngo aritugatuga. Iyo Satani yakunyaze ibihe byawe n'Imana, usigara witugatuga kubera ko ntugifite imbaraga z'umukara muri wowe. Ibyo ukora usigara uhatiriza kuririmba, usigara uhatiriza. Haleluya! Ariko uri mu bihe n'Imana urapfukama ugasabana n'Imana, Imana igasabana nawe, igakora ibitangaza mu buzima bwawe. Aho Imana iri, ibitangaza n'ibimenyetso birakoreka mu izina rya Yesu. Gukira, kubohoka, gukiranuka, byose tubona mu izina rya Yesu Kristo, kuko nta rindi zina twahawe munsi y'ijuru ngo ryo gukirizwa uretse izina rya Yesu gusa. Haleluya! Iyo umuntu yanyazwe asigara afite impaka nyinshi muri we,
ashidikanya ku ijambo ry'Imana. Ariko umuntu ari mu bubyutse ntabwo ashidikanya ku ijambo. Iyo ageze mu bihe bimugoye arapfukama akabwira Imana ngo Mana, ahantu birangoye. Iyo dusomye Bibiliya tubona ngo Ezira ari mu rugendo ngo agera ku kagezi Ahava, arasenga kubera ko yarageze ahantu none havuga ngo noneho urugendo rurakomeza gute, kubera ko uru rugendo ntabwo rumeze nk'uko nari ndabyiteze. Arasenga ngo ayoboze Imana inzira, Imana imugirira neza. Tubona abantu benshi bagiye bayoboza Imana bageze mu bihe bamenye ko banyazwe, Imana ikabagirira neza. Aleluya. No, Imana ikomeze kudusubiza ibihe byacu mu izina rya Yesu Kristo. Riko turagana kugira ngo bakongera guhagurutswa n'imbaraga z'Imana. Reka Imana ngere ihagurutse urugo rwawe mu izina rya Yesu. Reka Imana ngere guhagurutse mu kazi kawe mu izina rya Yesu. Reka Imana ngere ihagurutse umuryango wawe mu izina rya Yesu. Nibyo hari imbuto, haleluya, Satani yabivye mu muryango wawe. Haleluya. Ariko Imana ishoboye kurandura igiti cyose data wo mwijuru atate mu buzima bwawe. Data afite uburenganzira bwo kugira gute kukirandura. Ni igihe rero cyanjye nawe ngo twemerere Imana iduhagurutse kandi irandura ikintu cyose itateye mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe Satani aza mu buzima bw'umuntu akabibamo imbuto. Yesu yakiriye abantu umugabo ababwira ngo umubibyi yasohoye imbuto ngo arayibiba, ngo ariko ngo hageze nijoro umwanzi ngo arazana wabibamwe imbuto ye. Haleluya. Imbuto imaze gukura ngo babona hari urukungu rwameze, baribaza ko umubibyi yabibye imbuto nziza, uru rukungu rwavuye. Nanjye nakubaza kandi nkibaza ko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, iyo nyota y'ibyaha iravahe? Nanjye nakubaza kandi nkibaza ko uri umurokore tuzi usambuka ijambo ry'Imana, ayo manyanga aravahe? Byagenze bite? Hari igihe gito wasinziriye, hari igihe gito wasamaye gato, Satani abiba imbuto ye mu buzima bwawe. Ariko ijambo riravuga ngo igiti cyose data mu njye watateye kirarandurwa. Ubwo nibwo bubyutse, nuko Imana ivanamo imbuto yose ya Satani mu buzima bwawe, mu byifuzo byacu, mu mahitamo yacu. Tukongera guhitamo dushingiye ku Mana, twishingiye ku Mwuka Wera. Tukongera gukunda Imana kurusha uko dukunda isi. Abantu muri kino gihe bakunda isi cyane kurusha uko bakunda Imana. Haleluya. Amen. Tugeze mu bihe abantu muganira akakubwira ngo jewe ukabaza umuntu ukamubwira ngo urifuza kuja mu ijuru, akakubwira ngo ngo Imana ngo nibireze. Ntabwo byumvika. Ku mugwa w'amahoro hatazawa umubabaro n'agahinda n'amarira. Tuzazacena, tutazangwa ngo dusuzugugwe. Haleluya. Tutazakorera ibintu kugira ngo abantu badushime, ukava ngo ya reka Imana ibiretse sindabyara sindagira iki. Haleluya. Ariko umuntu ari mu bubyuzi umva ijambo avuga, aravuga ngo ubushake bw'Imana ni bube. Paul yaravuze ngo gupfa n'inyungu no kubaho n'inyungu. Ni umuntu yizeye yemera ubushake bw'Imana. Umuntu ufite ibihe by'Imana yemerera Imana igakora mu buzima bwe. Imana ibaha umugisha. Reka dusome irindi jambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 34 umurongo waho wa 5. Haleluya. Amen, amen, amen. Reka dusome mu izina rya Yesu. Twatangira ku murongo waho wa 5. Zaburi 34 umurongo waho wa 5. Biroba ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Haleluya. Bibiliya ngo nashatse Imana irankiza. Muzi ko hari abantu bavuye mu by'Imana kubera ubwoba bw'ubuzima. Muzi ko hari abantu babakoze ibyaha kubera ubwoba, bakavuga ngo nintakora icyaha, nintajyamana n'uyu muntu inzu nzayishura iki, nintajyamana ngo mbone akazi nzabigira nte. Haleluya. Hari abantu bakora icyaha kubera ubwoba bw'ubuzima. Nintakora amanyanga abana banje barajya bate, barabaho bate, nibansora mu nzu nzaba nsebye. Ukagwanira icyubahiro cyawe kurusha ukugwanira icyubahiro cy'Imana. Uyu munsi naje kukubwira ngo haleluya, ongera wibuke ibihe byo kwibuka Imana, kubera ko uyu mwanditsi atubwiye ngo nashatse Uwiteka aranyumva arankiza, ankiza ubwoba nari mfite. Ufite ubwoba bw'ubuzima, nziga gute, nzajya gute, nzakora mariage gute, abana banzabarira gute, nzaturahe mu mujyi wa Kigali. Shaka Imana. Imana izakwereka icyo gukora. Imana izagufata ukuboko. Imana izakuremera isi y'amasezerano mu izina rya Yesu Nazareti. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 6 turavuga ngo bamurebyeho babigwa n'umuco, mu maso habo ntihagira ifunwe iteka.
bamurebyeho babwirwa n'umuco. Haleluya. Bamurebyeho basubirana autorite, basubirana imbaraga. Ugendana ipfunwe ry'iki? Uragendana ipfunwe ko Satani yatatse urugo rwawe, Satani yatatse abana bawe, Satani yatatse ubuzima bwawe. Uragendana nta confidence ufite, ariko muri Yesu twakira confidence, twakira ububyutse. Bamurebye, ongera uhange amasima, ongera urebeho kuri Kristo. Araza gusubiza ibihe byawe, araza no kuremera ibihe bisha. Ntabwo ari kugusubiza gusa ibyo Satani yanyaze, arakuremera n'ibindi bihe bisha mu buzima bwawe. Wongera utsinde amajwi y'abadayimoni, wongera utsinde imbaraga z'abarozi, wongera utsinde karande ikubwira ngo ya nirega we ntuzatera imbere, abiwanyu kuba batateye imbere. Wowe kugira ngo utere imbere ugomba kubanza gukora amanyanga. Oyaye, ugomba kwizera. Ushobora kwizera ugatera imbere kandi Imana ikabikora. Nashatse Imana nizeye, ni kumwanditsi yavuze, Imana inkiza ubwoba nani mfite. Indi nzitizi ikomeye itumye tutagira ububyutse ni umwuka w'ubwoba. Imana igukiza umwuka w'ubwoba mu izina rya Yesu. Ndagusengeye ubuzima bwawe butandukane n'umwuka w'ubwoba mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubwoba igihe cyanjanye, imyaka yanjanye, sinzi ndabigira nte. Imana igukiza ubwoba mu izina rya Yesu. Urugo rwawe n'Imana yaruguhaye, ubuzima bwawe buriho umugambi w'Imana. Ufite ubwoba bw'iki? Shaka Imana, subira mu bihe byo gushaka Imana. Hari inyungu nyinshi mu bantu begereye Imana kugira ngo Imana basubize ibihe byabo kandi baremere ibindi bihe bisha mu buzima bwabo. Ni mu izina rya Yesu. Umurongo wa 7 ngo uyu munyamubabaro yarataze, Uwiteka aramwumva, amukiza amakuba n'ibyago bye byose. Haleluya. Umunyamibabaro, uyu muntu yari ari mu bihe by'ubwoba n'umubabaro, umuntu yari mu gihe y'agahinda, umuntu byacanze yibaza ngo noneho nzabaho gute muri ibi bihe ndimo. Yashatse Imana, yaratatse, aravuga ngo Mana, waravuze ngo uzahamagara izina ry'abazakizwa. Ndaguhamagara situation ndimo, dore imbaraga zingose imbere n'inyuma, hirya no hino, ntaho mfiteho kujya. Ndabibutsa ngo Imana ni Imana irema inzira hatagira inzira. Haleluya. Guhagurutswa n'Imana. Imana yongere guhagurutse mu izina rya Yesu, kandi Imana igusubize mu imbaraga. Haleluya. Ko yaratatse, umva inyungu ikomeye. Umurongo wa 8 ngo marayika Uwiteka abambira amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Marayika w'Imana, hari marayika utumwa, hari marayika woherezwa ngo kubambira amahema, kugota no kurinda abantu bari mu bihe by'ubusabane n'Imana. Hari uburinzi Imana ituma ku buzima bwawe kugira ngo bubane nawe, bugutsindishirize, bugucira inzira, buguha imbaraga. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni ngo Imana izabakubira kabiri. Ni ukuvuga iki? Iyo uri mu bihe by'ububyutse, Imana yohereza marayika wayo ngo akabambira amahema kukugota, kukurinda, kukugwanira intambara, kugutandukanya n'umwuka wa karande, kugutandukanya n'imbaraga z'abapfumu, kukuvugira mu gihe urenganijwe, cyane ubuze uko ubigenza, kuguha ijambo ryo kuvuga. Yesu yabwiye abigishwa ngo umwuka wera azabaha icyo muzavuga muri ako kanya, muri ibyo bihurimo muri ako kanya. Haleluya. Haleluya. Muri Luka 12:12 ngo ntimuzagira ubwoba bw'icyo kuvuga muri ako kanya. Umwuka wera azabaha icyo kuvuga. Iyo usabana, iri muri bya bihe n'ububyutse. Haleluya. Imana yohereza marayika ukomeye ngo akabambira amahema kukurinda. Umurongo wa 9 Bibiliya avuga ngo haleluya, ngo nimusogongere mumenye yuko Uwiteka agira neza, ngo hahigwa umuhungiraho. Haleluya. Hahigwa abamuhungiraho, abo bahungira ku Mana, abo bemerera Imana kwibahagurutsa, abo bagarukira Imana gwasukemo ububyu, abo borogera Imana gwatabara. Barahiriwe n'abahigwe. Imana izabavuga no ku munsi wabo w'amakuba, no ku munsi wo kugwa n'isoni kwabo, Imana izabakubira kabiri. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Umurongo wa 10 uravuga gute? Umurongo wa 10 uvuga ngo mwubaha Uwiteka mwaberabe mwe, kuko abamwubaha batazagira ico bakena, ngo imigunzu y'intare ibasha gucena no gusonza, ariko abashaka Uwiteka ntibazagira iciza bakena.
mwibuke natangiye nsoma cyangwa umwanditsi atangiye avuga ngo nari mfite ubwoba kandi nshaka Imana imara ubwoba mfite. nanjye ko ndavuga ko indi nzitizi zituma umwanzi aduherana akatwibihe n'Imana ni umwuka w'ubwoba utubwira ngo nudakora ibi, nudahimba amanyanga ngo ubone akazi uzapfura umushomeri. Oya, siko bizaba kuba mutegereje. Imana igiremo ibihe byo kugirira neza abantu ba. Imana ishoboye kurema impamvu yo kuguhesha umugisha. Reka mvugane nawe, niba ubona nta mpamvu n'imwe ihari mu buzima bwawe yo gutuma uhabwa umugisha. Hari igihe umuntu yireba akavuga ngo icyambere umuryango mvukamo uraciriritse, ikindi amashuri yanjye arasanzwe cyangwa nta nayo mfite, nta miryango ikomeye mfite cyangwa n'imiryango ikomeye mfite yaranyanze, cyangwa nagerageje amahirwe yose mfite aranga. Ukisanga mu buzima usa nkaho ubayeho nta mpamvu n'imwe yo guhabwa umugisha ufite. Reka ndakuremesha, Imana izarema impamvu kugira ngo guheshe umugisha. Imana izarema impamvu kugira ngo ikugwanirire. Twabonye ngo Imana yohereza marayika azanwe no kubamba amahema kugira ngo agote abantu bayuba, abantu bubaha Imana. Marayika w'Imana aroherezwa, ntabwo yoherezwa bivanye n'aho umuntu akomoka n'amashuri na status y'ubuzima. Oya, yoherezwa kubw'umugambi w'Imana. Niki mvuga? Ongera wemerera Imana iguhagurutse ikugarure muri bya bihe. Turakeneye abantu babwira Satani ngo wa mwanzi wanje we, hagarikiraho kunyishima hejuru, hagarikiraho kwishima hejuru urugo rwanje, hagarikiraho kwishima hejuru y'ubwoko bw'Imana, hagarikiraho kwishima hejuru y'urubyiruko, hagarikiraho kwishima ku bana banje bajana mu biyobyabwenge, hagarikiraho. Hari abantu bagomba kwakira autorite mu izina rya Yesu bagategeka Satani. Ibi ntibyashoboka utari mu bihe by'ububyutse, utari mu byo gusabana n'Imana. Igisabwa n'iki? Ni ukwemerera Imana ikaguhagurutsa, Imana ikaguha imbaraga nshya mu buzima bwawe. Haleluya. Ngo abashaka Imana basubizwamo imbaraga nshya. Haleluya. Ibi ntabwo byakunda kutegeka Satani ngo wa mwanzi wanje we winyishima hejuru, wikwishima hejuru ushaka gwa, wikwishima hejuru ubusiribateri bwa, unyongorera amajwi yo kwiyica no kwigirira nabi. Oya, ahubwo ugatsinda. Ibi rero byagushobokera ryari? Uri mu busabane n'Imana, wemereye Imana ikaguhagurutsa, wemeye ugasaba mu bihe byo gusabana n'Imana, wemeye ukongera ugashaka Imana, wemeye ukongera ukabarogera Imana, ugatakira Imana. Marayika yatumwa, yakoherezwa, yaza mu muryango wawe, yaza kukuvugira, yagusanga aho uri muri ibyo bihe uvuga ngo birakomeye, yagusanga aho uvuga ngo natuma mpfa. Reka mbabwire, umuntu ari mu munezero n'Imana ntabwo ashobora kwiheba ku rugero rwo kuvuga ngo yiyahure. Emerera Imana yongere guhagurutse ubugira kandi mu izina rya Yesu Nazareti. Soza ndashaka kuvuga ngo niki dukeneye kugira ngo kongere duhagurutswe n'Imana. Haleluya. Navuze inyungu nyinshi zo gusubira mu busabane n'Imana. Ijuru ryohereza marayika ku buzima bwawe. Haleluya. Uyu munsi Satani yanyaze ibyishimo n'umunezero n'indirimbo zawe, agomba gutsindwa mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Niki dukeneye ngo dusubire mu bihe n'Imana? Niki twakora? Kadusome ijambo ry'Imana hano mu Byahishuwe 3:3. Dusome uyu murongo waho mu izina rya Yesu. Byahishuwe cyangwa ibyahishuriwe Yohana ibice 3. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibice 3 umurongo wa 3 biravuga ngo nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Haleluya. Ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe zagutunguriraho. Amen. Niki dukeneye? Cyo dukeneye mu buzima, Bibiliya ivuga ngo ibuka aho wavuye, aho wateshukiye ukagwa. Ndiko ndavuga n'abantu bakeneye ububyutse mu buzima bwabo kongera guswa n'Imana. Bibiliya ivuga ngo ibuka aho wavuye ukagwa, ibuka. Wongere wihane ngo ukore imirimo nk'iya mbere. Oh haleluya. Ibuka cyaje wari mu busabane, ni wari ubayeho gute? Uravangure gubu nabonye akazi, sinyibona umwanya wo gusabana n'Imana. Oya, ibyo ntago bishoboka. Yenda birashoboka umwanya wo gusabana n'Imana uhinduka, ariko ntibishoboka ko umuntu abura umwanya wo gusabana n'Imana. Amasaha ashobora guhinduka, ariko ntago wabura ibihe byo gusabana n'Imana. Rero ibuka aho wavuye,
ibuka aho wavuye, hanyuma dusenga Imana. Haleluya. Ushobora kuba nk'iki ukavuga ngo ibi bihe byo gusabana n'Imana, uyu munezero wo gusabana n'Imana ntago nigeze mbigerageza, ahubwo ndabishaka, ndumva nyotewe. Ubuzima bwanjye nabayemo n'ubuzima gusa bw'ibyaha, n'ubuzima gusa budasobanukiwe ibyo bintu uvuze. Ariko reka mvugane nawe uyu munsi, emerera nawe ubuzima bwawe buha Imana, uhamagara Imana mu buzima bwawe, mwizere Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko ntahandi agakiza kabonerwa, ntahandi ubuzima bubonerwa, ntahandi ububyutse bubonerwa uretse muri Kristo Yesu. Ntahandi icyerekezo cy'ubuzima kibonerwa, ntahandi ibyiringiro by'ubuzima bibonerwa, ntahandi icubahiro kibonerwa, ntahandi ubugingo bubonerwa uretse muri Kristo Yesu. Yapfuye akazuka, akaduha ubugingo bw'iteka. Muri uyu dufite umurage, muri uyu tuzaraganwa n'abera, muri uyu tuzarimba indirimbo zo kunesha cyagiye turi mu ijuru n'Imana. Muri uyu ntago tuzakogwa n'isoni. Muri Kristo harimo imbaraga zicecekesha amajwi y'abakonikoni n'abapfumu n'abarozi. Muri Yesu harimo umunezero, muri Yesu. Haleluya. Ibihe byose urimo ibi bihe, reka Imana isuke, reka Imana iguhagurutse, reka Imana igukuraho waruri, igushyire mu bindi bihe bisa mu izina rya Yesu. Icyo dukeneye, ibuka wavuye ukagwa, wongere wihane, kora imirimo nk'iya mbere. Amen. Imana ibagire neza. Ushobora gusengana natwe iri sengesho mu izina rya Yesu. Ndashaka kugusengera ngo Imana igusubize ibihe byawe, ngo Imana igusubize mu bubyutse, aho wongera kuririmbira indirimbo sha, aho wongera kuramya Imana nta jwi rikwagiriza urubanza mu mutima. Uzi guhimbaza Imana uri mu rusengero, ariko ubizi ko umutima uri kurakubwira ngo nubwo uri kurahimbaza Imana, ariko urabizi ko ufite urubanza n'Imana, urabizi ko ufite ishari, urabizi ko ugira ishari abandi, urabizi ko haleluya, urabizi ko watakaje Imana, urabizi ko uzapfa ukarimbuka. Uzi gukorera Imana, kandi mu mutima uri kubwira ngo ariko uzacirwaho iteka. Uzi ibyo ukuntu bibabaje. Imana iguhe gutunga umutima utarimo urubanza. Wari wo mutima wo kuramya Imana, ni wo mutima wo guhagurutswa n'Imana. Imana ibaha umugisha. Wankundira ugasenga, tugasenga n'isengesho Imana gusubiza mu imbaraga. Reka ngusengere, Imana ngere gufata ukuboko mu izina rya Yesu. Sengana natwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ongera wature ngo Mwami Yesu, nyongera imbaraga zo guhagurutswa, ongera umfata ukuboko, ongera unsubize ibyo umwanzi yanyaze, kandi wongera undemere ibihe bisha byo gusabana nawe. Ni mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu i Nazareti. Mana ndagushima kubwo uyu mwene data udukurikiye, ndamusenya ngo umuremere ibihe bisha, kandi umusubize ibihe by'umunezero, kandi umusubize ibihe by'ububyutse, umufate ukuboko ongera umuhagurutse mu izina rya Yesu i Nazareti. Uru rugo rwatewe n'umwanzi, Bibiliya ivuga ngo igiti cyose utateye kirarandurwa. Ongera urandure, ongera usenye impamvu yose Satani yashyize muri mwene data gushidikanya, kukuramya yo guhimbaza. Mwami ongera weze, ongera ubabarire, ongera usubizemo imbaraga umuntu wawe wese udukurikiye aka kanya mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Oh haleluya, amen. Imana ibagire neza. Wowe udukurikiye utarakira Yesu umwami n'umukiza, wowe udukurikiye waravuye mu by'Imana rwose, reka dusenga n'isengesho ryo kwakira Yesu kugira ngo amahoro n'umunezero byuzure mu buzima bwawe uyu munsi. Haleluya. Subiramo uvuge ngo Mwami Yesu, namenye neza ko wapfuye kubw'ibyaha byanje, kandi ko abakwizeye nta n'umwe uzahogwa n'isoni. Ndakwizeye, ndaguhaye ubuzima bwanjye, umbabarire ibyaha byose, untegeke kandi unyuzuze umwuka wera mu izina rya Yesu. Nguhaye ubuzima bwanjye. Amen. Imana iguha umugisha, amaraso yose agutwikire, usubize mu bihe byo gukomera, kandi ijuru rigendane nawe. Imana ibagire neza, kandi Imana ikomeze ibuzuze ibihe byiza byo kugendana nayo. Imana iguhagurutse, Imana ikuvane mu ibyo bihurimo, Imana igufate ukuboko, Imana ikuremere inzira, Imana igutsindishirize, kandi Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Amen.